kwambika uwacu witabye Imana. Byo bikorwa bite rero? Sallallahu alayhi wa sallam amarira zenze mu maso aranja aramanuka ararira arize musahaba yari kumwe n'intumwa y'Imana yitwaga Sa'ad ahambye ati wa anta ya Rasulullah yewe n'intumwa y'Imana nawe uri murarira ashaka gusa nkaho amwibutsa ati wowe siko watuje kurira nawe ko kuri murarira intumwa y'Imana yaje ahambye ati innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan ngo mu byukuri amarira ashoka ku maso bigashoboka ko umuntu yarira ndetse n'umutima urababara kandi yewe Ibrahim nta kindi twavuga usibye ishimisha nyagasani wacu turavuga tuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Icyakabiri nanone cyemewe yuko abantu bakora ku bantu bagize ibyago no kwihangana no kunyurwa n'igeni Imana agize gute igeni Imana yabahaye nyemera Imana agomba kwakira. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yanyuze ku mudamu uri wapfishije umwana arimo arira intumwa y'Imana aramubwira iti yewe wa mubyeyi we isbiri wahtasibi ihangane unateganya ibihembo byo kwihangana kwawe imbere ya Allah. Umudamu aramubwira ati ilayka anni mvaho ndeka nuko atari wowe byabayeho. Intumwa y'Imana irakomeza igeze mu rugo bagaragwa Allah wa mudamu aza kubwirwa yuko yabwiye kuri yari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aza yiruka aramubwira ati intumwa y'Imana ntago namenye ko ari wowe. Maze intumwa y'Imana iramubwira iti innama sabru inda sadamati al-ula ukwihangana kwiza no kwihanganira ikigeragezo kikubaho. Umuntu agomba kwihangana yarangiza akagira gute akanyurwa nuko Imana yagize gute yabigenye. Ikindi cya kabiri bagaragwa Allah bitemewe nanone kuba twakora no kwikubitagura inshyi kubw'ibyago twagize cyangwa se kwishwanyagurizaho imyenda cyangwa se kuba twakwisabira korama n'ubundi busabe butari bwiza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti laysa minna ntari muri twe man khatama al-hudud wa wundi wikubitagura inshyi wa sharafa al-juyub akishwanyagurizaho imyenda wa da'a bi da'wati al-jahiliya agatanya no kwisabira ubusabe bw'ubujiji bwa busabe bwo mu gihe cy'ubujiji. Mwemeramana yagezweho n'ibyago arihangana yamara kwihangana akagira ugukomera muri we ndetse akanyurwa n'igeni Imana agize gute yamuhaye. Icyakabiri al-istirja nanone iyo mwemeramana amaze kugira ibyago nuko agomba kwihutira kuvuga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kuko Allah mu Qur'an aratubwira ati alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngo babandi bagerwaho n'ibyago bakihutira kuvuga ngo mu byukuri twaturutse kwa Allah kandi kwa Allah niho tuzagira gute niho tuzasubira. Twihuse nanone kandi ibiziririjwe kuba byakorwa ku bantu bagize ibyago hari ibintu byinshi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabujije abantu bagize ibyago. Twavuze an-niyaha kuboroga no kurira kubw'uwawe wabuze baba we noneho ndabahone ya Allah bukoko ujya wumva amagambo menshi cyane ku gitsina gore kubwo kwihangana gukeya bagira. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo arba'un ibintu bine ni mu bintu bigaragaza abantu bakiri mu bihe by'ubujiji cyangwa ni mu bintu bigaragaza ibihe by'ubujiji. Icyambere al-fakhru fil ahsab kwiratana imiryango kwiratana umutungo al-ahsab والطعن في الأنساب نقطكنا bishingiye ku miryango y'inkomoko ukomoka kwa kanaka muraba meze gutya na gutya abantu gasanga barigamba ndetse banasererezanya hagati yabo bitewe n'imiryango bakomokamo. Iki nanone wal istisqa bin nujum no kwiringira no gutakambira no gusaba iki inyenyeri. Icyanyuma bagaragwa Allah wan niyaha no kuboroga no kurira igihe bagize iki abagize ibyago. Waqal nanone kandi intumwa y'Imana iravuga iti an-naiha uboroga ku kiriyo uboroga ku byago yagize idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbarun min qatiran wa dir'un min jarabi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igaragaza yuko wa wundi uboroga ku kiriyo wa wundi uboroga ku bw'ibyago yagize uwo nguwo aramutse apfuye aticujije yazabiryozwa akanabihanirwa ku munsi w'imperuka. Iki nanone bagaragwa Allah kitemewe igihe twagize ibyago nuko nanone bitemewe yuko twakogosha
kwishwanyaguza abadamu nibo bakunze kubigira ukabona kwipfura imisatsi kubera gahinda. Ibi nabyo twabivuze muri hadith igara ya Abi Burda ndetse na Abi Musa al-Ash'ari ayo n'umwe Imana sallallahu alayhi wasallam yazirije abameze nka gutya mu rwego rwo kuba bagira ibyago bakipfura imisatsi n'ubundi buryo bajya babikora. Ikindi none daraba al-khudud kwikubitagura inshi no kwishwanyagurizaho imyenda nacyo ni mu bintu bizirijwe kuba twakora igihe uwacu yagize gute uwacu yitabye Imana. N'ibindi bikorwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatuzirije igihe uwacu yagize ibyago tugomba kuba twabyirinda, ahubwo no kuba hafi y'abagize ibyago no kubafata mu mugongo mu buryo bwose bushoboka. Iyo rero turangije koza umurambo wacu ndetse no kuwambika, ukuri gusigaye uyu muntu wacu adufiteho no kuba twajya kumusarira. Ntago ndibuze kuvuga buri kantu ku sala, ariko ndagerageza kuvuga mu ncamake uko isala y'uwacu tuyikora. Igira raka zingahe? Isala y'imayiti ntago igira raka. Tuma turumvikana? Ahubwo igira takbira zingahe? Barakallahu fikum. Isala y'imayiti igira takbira enye. Takbira ya mbere dusoma suratul Fatiha. Birikumvikana? Biranemewe yuko igihe imamu atari yatora takbira ya kabiri wembere ko washaho n'indi sura ngufiya. Birikumvikana? Nyuma ya suratul Fatiha. Takbira ya kabiri dusabira intumwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kugeza ku munota kugeza ku herezo. Takbira ya gatatu dusabira umurambo Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu kugeza kumwisha. Insha Allah usabe nk'ubu ngubu bi'idhnillah hari ubupapuro buhari bare uburyo bashobora kuba bafotoza batari sala y'imayiti baze kwegera ba Bilal babafotorere kugira ngo babashe kuba babufata, ntibize kuba ari uguhagarara inyuma y'umurambo gusa nta kintu uvuga umeze nk'ibubu uhagaze inyuma y'umuntu. Wallahi ari ayib, wawe wambaye arapfuye wakabiri arapfuye uhagaze imbere inyuma ye gusa gukurikira takbira za imamu gusa, ntago byari bikwiriye. kandi uri umuyisilamu uzi neza yuko nawe ejo bundi hari abazaguhagarara imbere inyuma bifuza ubusabe bwawe. So takbira ya gatatu no gusabira iki? No gusabira nyakwigendera Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kugera kumusozo, cyangwa se Allahumma ighfir hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa shahidina wa dhakarina wa unthana kugeza ku murongo. Ubwo busabe bwombi ubwo wabuzi bwose buremewe ko twabukoresha. Ahangaha hagaragaye ubusabe bugera ku bwoko bune. Ubwo busabe bwose insha Allah ta'ala wabukoresha igihe ari gusabira nyakwigendera, ubwo busabe bugize gute buremewe. Icya kane, takbira ya kane biremewe yuko twasabira nyakwigendera natwe ubwacu twisabira. N'ubusabe bwagaragaye ni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, nyagasani Imana ntutwime ku byiza bye, wa la taftinna ba'dahu, kandi ntuduteze umwiryane nyuma ye, waghfir lana wa lahu, unatubabarire ibyaha byacu ndetse nawe umubabarire ibyaha bye. Icyo gihe biremewe kuri imam mu buryo bubiri, gutora salamu imwe gusa, nanone kandi biremewe ko imamu yatora salamu zingahe? Ebyiri. Vango imamu ashobora kuvuga ngo assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, biremewe. Igihe imamu yatoye salamu ebyiri natwe dutora salamu zingahe? Igihe imamu yatoye salamu imwe natwe tuzatora salamu zingahe? Birikumvikana Islam? Imamu turamukurikira ku byo arimo aragira gute arimo arakora, ariko ubwo buryo bwombi bugize gute buremewe. Iki ni igika cya kabiri, ariko mvugeho gatoya. Iyo ari umugabo tugiye gusarira, imamu ahagarara hagati no hagati. Ahagarara iyo ari umugabo tugiye gusarira, imamu ahagarara hafi y'umutwe we. Birikumvikana? Imamu ugiye gusarisha ahagarara hafi y'umutwe we. Naho iyo ari umudamu tugiye gusarira, imamu ahagarara hehe? Hagati. Birikumvikana? Ku mudamu ahagarara hagati, ku mugabo akaza guhagarara hehe? Ku mutwe igihe agiye gusarira umurambo cyangwa se agiye gusarisha no gusarira umurambo. Iki nanone tuba duherekeje umurambo. Ni byiza yuko umurambo tuwuherekeza tukawugenda inyuma. Tuba turumvikana? Tugejeje umurambo wacu rero mu buturo bwawo bwa nyuma, tumujyanye mu gushyingura. Ni gute dushyingura imva ya Kisilamu? Imva ya Kisilamu ducukura umwobo mugari, twangiza muri wa mwobo tugacukura icyo twita mwanandani, allahd. Tuba turumvikana?
tugacukura mwana ndani. Iyo rero turimo turakira umurambo, abo hejuru barimo barahereza abo hasi umurambo, nuko muri sunna intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam harimo gukuramo inkweto igihe turimo turinjira muri mwana ndani. Biri kumvikana neza? Iki nanone iyo turimo turakira umurambo turavuga ngo bismillah wa ala millati rasulillah, bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tukabona kwakira iki umurambo. Umurambo rero tuwushyiramo dute? Icya mbere ugomba kuba werekeye qibla. Icya kabiri tumuryamisha ku ruhande rw'iki rw'iburyo, uvuga ngo aryama ari ku ruhande rw'iki rw'iburyo. Iyo adashoboye kuba bitewe na mwana ndani uburyo ari ngari, tubona yuko agenda ahinduka agaruka, ni byiza ko dukoresha iki ikinonko. Tuma turumvikana, tukaba twakimufashishaho hano mu ntege no ku maguru n'ahandi, ndetse noneho twatugozi turatuzirikura. Twatugozi tujya gute? Turatuzirikura, twari tumuziritse twanya tukadushiramo aho ngaho. Biri kumvikana neza? Twarangiza nanone ni byiza yuko hejuru ye tuhashyira ibidatuma ibyondo n'ibitaka bita bimugeraho ako kanya. Ubwo nimbaho cyangwa se ibiti cyangwa se ibyatsi n'ibindi twabona twabasha gushyira hejuru y'iki, hejuru y'umurambo. Iyo twamaze kugira rero, twamaze kumushyiramo, biba byiza yuko muri hangana ku murambo wanjye ntabwo uri tayari neza. Ala kulli hal tugerageza kuba twamushyiraho, bikaba na byiza yuko mu gihe turimo turamutega kugira ngo afate, twashiraho igitaka cyo kumuseguza. Tuma turumvikana ku buryo gihura n'iki n'umubiri. Mu Rwanda ku musozo rero, nuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yamaraga gushyingura uwo witabye Imana, biremewe ko twatanga inyigisho ku kiri kubera hadith. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni hadithun sahih, yagiye gushyingura umusahaba, ihageze isanga ntibari bamara gushyingura, ntibari bamara gucukura imva ngo bayirangize, ariko bazanye umurambo. Intumwa y'Imana yicara iruhande rwayo, itangira kwitegereza mu kirere, inareba ku butaka. Abasahaba nabo bakitegereza, bamanjiriwe bose, bakareba ikaburi, bakareba hejuru. Intumwa y'Imana icyo gihe yatanze amawaidha maremare ashoboka, agaragaza ibigendanye n'ibihano biboneka mu mva. Iravuga ngo uyu umwe muri mwebwe arimo atera isi umugongo, atangira urugendo rwo rw'imperuka, azirwa n'abamarayika bakamwicaza, barangiza bakamubaza ibibazo byo mu kaburi, barangiza bamara kumubaza bya bibazo yabisubiza neza, Allah akababwira ati umugaragu wanjye mumwereke icyicaro cye cyo muri aljanna. Ako kanya bakamwereka icyicaro cye cyo muri aljanna. Allah yanze akababwira ati musubize umugaragu wanjye hara yararyamye, ane murangiza mutangire mu muhereze ingabire mu ngabire ze yakoreye hano kuri isi. Intumwa y'Imana ikomeza iganira noneho ku muntu w'umuhakanyi. Iyo tumaze kumwinjizamo hariya, ibihanahura nabyo, ibizazanahura nabyo, inyundo hariya abagaragu ba Allah irimo, intumwa y'Imana irayishushanya ikayitubwira ngo Allah aramutse ayikubise umusozi wahinduka ipamba. Iyo niyo nkoni, ni nayo nyundo agiye gukubitwa hariya abitewe n'ibikorwa bye. Nyuma akaza kuzirwa n'umugabo unuka, wambaye imyenda yirabura, wausa nabi mu buryo bwose bushoboka, akambwira ati wowe urinde kunteye ubwoba, ati ngewe ndi ibikorwa byawe bibi, Imana yantegetse ko ngomba kubana nawe nguhana kugeza ku munsi w'imperuka. Yaba ari umuntu mwiza, hakaza umuntu wambaye neza ufite impumuro nziza, akambwira ati muvandimwe urinde ko ntakumenye, akambwira ati ngende ibikorwa byawe byiza wagiye ukora, Allah ntegetse ko nza nkakuganiriza, nkakuba hafi, nkakomeza kukumara irungu kuzageza ku munsi w'imperuka. Aya mawaidhi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatanze ari hehe? Ari ku kaburi. Ikindi cya kabiri nanone twemewe kuba cyakorerwa hariya no gusabira nyakwigendera. Intumwa y'Imana imaze gushyingura Sa'd ibn Mu'adh, yabwiye abasahabi arabwira ati salu ala akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al, musabire nyakwigendera, musabire umuvandimwe wanyu igihagararo no gushikama, kuko ubu ngubu batangiye kubazwa. Abasahaba batangira gusaba, basabira nyakwigendera mu buryo butandukanye, bamusabira yuko Allah yamuhereza iki? Yamuhereza igihagararo. Twihuse bagaragu ba Allah, nanone kandi
iyo tumaze kuva aho ngaho twabonye yuko ubusanzwe muri sunna nuko abantu bagize ibyago bari bakwiriye gutabarwa no gufatwa mu mugongo bitandukanye n'ibyo tubona kuri uyu munsi. Nigeze kujya ku kiriro cy'ahantu nkunda kubisubiramo inshuro nyinshi, mu gihe abari barimo kwakira abantu ku kiriyo, buriya buryo usanga umurambo bagiye kwakira abantu baguze amafanta barimo barateka, ndababwira ariko bite ko muri kwangiza uyu mutungo muri gukoresha ni umutungo w'imfubyi zigiye gusigara. Bati shekhe turamutse tutabikoze gutya abavuga ngo iki kiriyo nta wuzu gifite, ikiriyo nta wuzu gize gute bagaragwa Allah. Ninde upfana bije yo kuzamushyingura uriya mutungo ujya kwigena kimara gupfa? Mu bintu byemewe yuko twakoresha umutungo we ni ibintu bibiri: icya mbere kwishyura amadeni yari afite, icya kabiri kumutegura we nyakwigendera, harimo isanda, harimo kugura irimbi, harimo gutwara imodoka iza kumutwara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nibyo byonyine twemerewe kuba twakura mu mutungo wande we nyakwigendera, kuko ibitari ibyo ngibyo birasigara ari iki? Birasigara ari iki Islam? Ari mirathi. Turakuramo wasiya, umurage irage yasigize atanze, nihasigara igisigara n'iki? Harasigara icyitwa mirathi igomba kuzungurwa. Wowe urinde uza kuzungura ku kiriyo, uza kuzungura no mudafitanye isano. Sahaba aratubwira ngo twe twajyaga tubona yuko kurya ku biryo byo ku kiriyo ari kimwe mu gushinyagurira uwapfushije. Kurya ku biryo by'ikiriyo ari kimwe mu gushinyagurira iki? Uwapfushije. Ariko uyu munsi wa Islam iyo urebye ikiriyo ukuntu kimeze, sonorisation mwazishizeho. Umuntu hapfa sonorisation zigahita zishakwa, hagahita hashakwa amatente. Ego amatente, sonorisation, fanta, biratwara amafaranga angahe? Mubona ikiriyo kiri gutwara amafaranga angahe? Kandi ibi byose bigashinya mu kwigana abandi. Nyamara turimo turatakaza umwimerere wacu kandi ari wari mwiza wo kuba kanaka yagira ibyago, ahubwo nkatekereza ngo mfite iki mu rugo nzane ku kiriyo. Nje nakagombye kuba mpita nisaka ko kanya nkareba ngo mfite 500. Aya 500 nibura bayagura umuriro bakamara iki cyumweru nta kizima baguyemo. Reka wenda mfite 1000. 1000 bashobora kuba baguramo icyo cy'isukari kuri ba bashyitsi baturutse kure na ba bandi bo mu muryango, bakabasha kubona icyo babasha kurya mu buryo buboroheye. Nimwe Imana ibyo yabwiraga abantu ba Ja'far amaze gupfa. Nimwe Imana yabwira ati mwite ku bantu ba Ja'far, mubiteho mu buryo bwose bushoboka, kuko uyu munsi bahuye n'ibyago bibabuza kuba bajya kwishakishiriza. Abasahaba batangira gukusanya ibyo bari bafite, baza kwita ku muryango wa Ja'far no kuwutera inkunga no kuwufata mu mugongo. Ariko uyu munsi wa none aha ngaha ahubwo dufite ikibazo cy'Abayisilamu bajya kugorobereza ku kiriyo, bakajya guteza amagarama abo ku kiriyo, aho kugira ngo tubamare. Ubundi umuntu yakagombye gupfusha akarizwa nuko apfushije umuntu we bikarangira. Ego ariko uyu munsi wa none aha ngaha umuntu arariza ijisho rimwe agahita yihanagura byihuse, agahita avuga ati imodoka irava he? Cyari igihe cyo kugira ngo mu mutungo wa nyakwigendera nyuma yo gupfa uyu mutungo ubungwabungwe kandi ushyirwe hamwe, hatagira n'icyacu cyose cyahungabanya uyu mutungo, kugira ngo ba bana asize inyuma, kugira ngo wa muryango ugomba kumuzungura asize inyuma aba ari wa muryango ugiye kubafasha. Twiyo tugiye ku kiriyo bigenda bite bagaragu ba Allah? Ni igihe cya lodo kuba zifite, ni igihe cya dame, ni igihe cy'urusimbi, ni ahantu heza kuganirira iby'umupira, ni ahantu heza kuganirira business, kuko kanaka tutari duherukanye. Ibiganiro tugiye kuganira ni bya bindi bimara urukumbuzi, nyamara nirengagije yuko na wa muntu bagaragu ba Allah n'isanda twamwambitse itari yahindurwa ibara naho twamuryamishije. Tumwibagirwa mu masegonda make, twibagirwa yuko hano hari n'icyahabaye hamwe na hamwe. Inyange z'icyayi wana icyayi cyashize ku kiriyo, abantu bari kujya kugoroberezayo bagiye kunywa icyayi. Ewa turajya kunywa icyayi hehe wana? Ewa tugere ku kiriyo wana haba hari icyayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubu nibwo Uislamu bwacu tugiye kuraga bazatuzungura. Uku niko intumwa y'Imana yaba yaratwigishije Abayisilamu, cyangwa turimo turahimba ibihimbano byacu? Ari nayo mpamvu mbona bituremereye muri ubu buryo tubona.
shuti bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala umuyoboro w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nuko kura guterana duterana byo kurara ku kiriyo nta hantu biri mu dini bura buryo bwo kurara ku kiriyo nta hantu buri bura buryo bwo kugorobereza ducanye imiriro nta hantu biri asonye yabikoze ntiyabikorewe abasahaba ntibabikoze nta nubwo babikorewe niyo biza kuba byashoboka abasahaba bari kurara amajoro kubwe intumwa y'Imana imaze gutabaruka ako ntabwo byabaye twe turi bande bo kuzana ibihimbano nk'ibi bagaragwa Allah tukabitsimbararaho muze mufate mu mugonga abantu bagize ibyaha munabahe agahe ko kuruhuka igihe bishobotse ko baruhuka urasanga ku kiriyo nyiri ibyago ari mu cyumba niho ari kurira n'agahinda ke abandi turi gutera iporojyo zacu ukijiwe sinzi hehe hari ahandi twa groupe twacu turimo turanegurana ku kiriyo turanegura runaka tudasize runaka bagaragwa Allah imico nk'iyi ngiyi ni igihe kigeze kugira ngo tuyicikeho icyanyuma bagaragwa Allah mu kwihuta no gusoza nta kintu cyitwa gusoza ikiriyo kibaho byidua no gusabira uwapfuye tugahurira ahantu hamwe tugateka bira bintu ntago biriho ni bid'a ni cyaduka gusoza ikiriyo tugaterana tugateka tugiye gusoma idua rusange muri bura buryo nta hantu biri bagaragwa Allah abasaza alhamdulillah bakera bari bafite icyo bitaga itanga hari uburyo byajyaga bikorwamo alhamdulillah ibyo ngibyo twasanze hari urugamba barwanye igihe ni icyacu kugira ngo natwe turwane urwo rugamba kugira ngo nibura ikintu gicike muri umma bimpereho ngewe nagize ibyago biguhereho wowe wagize ibyago wamaze kumva ibi ngibi mu rwego rwo guhashya bid'a n'ibyaduka mu dini bagaragwa Allah nta dua yindi iri inyuma yo kuba wakwicara ugasabira iwawe igihe cyose harimo guterana gutya ngo nyuma y'iminsi 40 ngo nyuma y'iminsi 120 hari n'abafite ahadith tutamenya ukuntu ziteye ngo buriya ngo hashize iminsi 40 ngo umurambo umeze gutya na gutya na gutya ngo noneho ngo ubutangiye kubora ngo reka tuwusabire abandi ngo buri wa kane bikaba ngo imayitiza gusura urugo siko bivugwa muze kunyibutsa ababyibuka imayiti ngiraza ngigasura gatemberera rwa rugo ngo noneho yasanga batarimo barusabira ngo akicuza cyane arira aboroga Islam igihe cyose dutegetswe kuba twasabira abacu bitabye Imana na Allah mu Qur'an adutegeka kuba twasabira wacu wagize gute witabye mu Qur'an Allah mu Qur'an atubwira yuko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ونبا باندي bazamura ibiganza bagatakambira Allah bisabira ubwabo yuko Allah yababarira ibyaha byabo ndetse n'ababatanze mu kwemera ugasabira ababyeyi bawe ugasabira abavandimwe bawe ugasabira n'abandi bawe ba hafi mu muryango ubasabira yuko Allah yababarira ibyaha byabo akanababarira ibikorwa byabo bya buri munsi uko niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yadutoje uko nguko niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatwigishije uri nawo muyoboro wanjye nawe twari dukwiriye kuba tuyoboka kubigendanye n'amategeko n'amabwiriza agendanye no gushyingura no gutegura ndetse na nyuma yaho uburyo ki umuyisilamu akwiriye kuba yarebamo umuntu we wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.